Ja nk'uko bisanzwe muracyari kumwe n'umukunzi wanyu Master G. Master G rero ntaho nagiye nta naho nzigera njya, ndacyahari ibihe byose cyangwa se aho wansanga ariho hose Master G cyangwa se Josue Twizere mu mazina yanjye nyakuri niko banyita. Uyu munsi wa none nta kindi ngiye kuba nabereka, ngiye kukwereka app zigera kuri eshanu zagufasha kuba wakora video ukaba wabasha kuba nawe wakorera amafaranga kuri Facebook cyangwa se kuri YouTube cyangwa se kuri TikTok ndetse n'ahandi hose. Ibi ngibi rero nta kindi ngiye kwereka app zigera kuri eshanu zaba zagufasha kuba wakora video. Izo video zikaba zagufasha kuba wakora amafaranga kuri YouTube. Izo app nta zindi rero icyo ngusaba no kunkurikirana 5 kuri 5 kugira ngo nze kuba nakwereka uko bigenda biza kugenda zikurikirana nk'ibisanzwe. Uyu munsi none ka duhere kuri application ya mbere bita CapCut. Nk'ibisanzwe abantu benshi murayizi ariko ntago muzi kuba mwamenya ko iyo application ishobora kuba ikorera amafaranga nk'ibisanzwe. Iyo application ni ihe rero, dore ni iyi ngiyi. Kanzembe nkubyeho uyu muntu kugira ngo nze kubanza mbasobanurire neza. Iyi application nkuko nababwiye ni eshanu, ngiye kubereka. Iya mbere bayita CapCut ngo twagiye tubibona, dore ni iyi ngiyi. Kanze nyishire mu kaziga niba ushaka gukorera amafaranga cyangwa ushaka kujya wakeditinga video. Iyi application iraza ku mwanya wa mbere w'ama application agenda akuba yagufasha kuba wakora video zagufasha kuba zakwinjiriza amafaranga, yaba kuba wakora video ushaka kuba wenda n'urugero ushaka gukora video challenge, nabyo nzaza bibereka kuri video zagenda zikurikira. Abagenda bakora subscribe nzagenda mbibereka. Ukaba wakora se video lyrics, ushobora kuba wafata video ukaba wakora lyrics y'indirimbo runaka ariko z'inyamerika, nabyo nzabereka muri video ngiye kuzakora ubutaha. Cyangwa usaba wowe kugira ngo nyereke ko turi kumwe, kora subscribe kugira ngo nanjye ngire ishema ryo kuba nakora izindi video nyinshi. Iyo ni application ya mbere nkweretse rero yaba yagufasha. Kanze nkwereke ese application iza ku mwanya wa kabiri ni iyihe. Application iza ku mwanya wa kabiri uhuza amajwi ndetse n'amashusho nta yindi bayita Filmigo, dore ni iyi ngiyi. Nayo ndaza kuba nayikwereka, ntago nagenda nayo ntayikweretse rwose, kuko iyi application nayo iri muri application ziri kuba zagenda zica ibintu hirya no hino ku isi ndetse no mu mahanga. Iyi application rero ikaba ariyo application ishobora kuba yahuza amajwi ndetse n'amashusho, ukaba wasobanura indirimbo mu bantu bize. Nyine ndabashishikariza abantu bagiye biga, niba warabuze application yagufasha kuba wakuza amajwi n'amashusho, cyangwa se mu gihe uri gukina comedy, comedy nyine abantu bagizamuka, ndakubwiza ukuri iyi application iraza kuba yagufasha kuba wakora video yawe ukaba wayapdatinga nawe kuri YouTube channel, ukaba wakorera amafaranga bitakugoye. Indi application nze kuba nakwereka uyu munsi wa none, ntabwo ndibuze kujya kure, kanze ndaje nkwereke application bayita video, bayita screen recorder. Nk'ibisanzwe abantu benshi bumva bashaka gukora video nk'izi ngizi mba ndimo nkora, ariko bakayoberwa ese ni gute bazikora. Iyi rero iyo bita screen recorder iraza ku mwanya wa gatatu muri application zishobora kuba zagufasha kuba zakora video ukaba nawe wakora amafaranga, ndetse ugakora video zimeze nk'izi ngizi neza ndimo nkora. Iyi application nta yindi rero ni iyi ngiyi bayita screen recorder nkuko nagiye ngenda mbibabwira. Nta yindi rero, dore ni iyi ngiyi. Niba uyishaka wayidownloadinga cyangwa se ukaba wayikura aho udownloadinga bita App Store, naho ukaba wayikurayo ukayidownloadinga, ukaba wabasha kuba wakora video nawe ukaba wakora amafaranga mu buryo bukoroheye. Ntago narangije kubabwira application, nawe mbanje kubabwira application ya gatatu. Kanze mbabwire application ya kane nayo yagufasha kuba yakora video kandi zagufasha kuba wakorera amafaranga. Nta yindi ibayita Viva Video nayo rero ikaba ari application iri kugenda ica ibintu hirya no hino ku isi, ariko usibye ko n'abantu
bari kugenda bayimenya. Ni usibye ko nanjye aricyo nabereyeho kugira ngo nze mbereke ibyagenda bibateza imbere aho muri hose. Ushobora kuba ufite telefone ariko ukaba ntacyo iyo telefone yawe ikumariye kubera ko ufite telefone ariko wirirwa kuri TikTok, kandi ushobora kuba wafata iyi application ukaba wakora video, ukaba wabasha kuba wayapolodinga nawe ukabasha kuba uri muri bamwe bazahembwa mu kwezi gukurikira. Nanjye rero niyo mpamvu mpari kugira ngo nze mbereke ibi bintu. Iyo application bayita Viva Video iza ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 5 rero haraza iyi application ndaje nyikwereke nkuko nemeje kwereka iza ku mwanya wa 4 ni Viva Video. Ku mwanya wa 5 rero ntago turaza kubahereza, turaza kubereka application bita InShoot. InShoot nayo ni application iri kugenda ica ibintu hirya no hino ku isi, yaba muri Afurika ndetse no hanze yaho. Iyi application nayo ikaba iri muri application zigenda zica ibintu hirya no hino ku isi, bavuga ko iyi application nayo iri muri application zigenda zifasha abantu cyane kuba bakorera amafaranga ndetse agatubutse. Murakoze cyane kuba mwakomeje kureba iyi video, kuko nagiye mbereka application nyinshi zitandukanye wagenda usanga kuri App Store cyangwa se Play Store, ukaba wakora video cyangwa se ukaba wakora indirimbo runaka, cyangwa se abakina comedy nayo mu gihe abantu bazamuka, hari uba ufite telefone ukaba wakoresha telefone ukora video, ukaba ndetse wabasha kuba wakorera amafaranga ariko ukoresheje imwe muri izi application nakweretse. Nta kindi rero wowe wakomeje kuntega amatwi ukanyumva, ndagushimiye. Ufite ikibazo, igitekerezo, uraza kuza kurya muri comment, nurangiza unyandikire. Njyewe ntacyo ndaza kuba nakora, icyo ndakora ni ukubanza kugusubiza kugira ngo maze umbaze n'ikibazo ndetse n'ikibazo waba ufite cyangwa se n'icyo wumva nazakuraho ubutaha ndetse mbe nagikoraho. Ndabashimiye mwebwe mwankurikiranye. Ciao ciao, naho ubutaha. Yari Jozo Twizeye nk'ibisanzwe, abanzi ku kazina banzi kuri Master G. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.